Well, yes, my name is Steve. I serve as the lead pastor at Living Hope Church. Yitwa Steve, ninjye pasiteri mukuru w'itorero ryitwa Living Hope Church. We're located in Georgetown, which is just outside of Toronto in Canada. Baba muri Georgetown ni hafi ya Toronto muri Canada. We're pleased to be here with Craig and Rory, two of our elders. Tunejejwe no kuba ndi hano na Craig na Rory aribo twazanye. I've been married to my wife Melissa for 17 years. Mfite umudamu witwa Melissa tumaranye imyaka 17. We have 4 kids, Noah, Eva, Jeremy, and Matthew. Bafite abana bane, Noah, Eva, Jeremy na Matthew na Matayo. And GCC is committed to planting gospel-proclaiming churches around the world. Natwe dufite intego n'umugambi wo gutangiza amatorero ashingiye kuri Bibiliya mu isi hose kimwe namwe. And so I'm really thankful to be here and open God's word with you. Ubwo rero ndanezerewe kugira ngo dufungure ijambo ry'Imana turi hamwe. So our passage today is in Nehemiah chapter 8. Isomo dusoma uyu munsi ni mu gitabo cya Nehemiya ibice 8. Ndagira ngo dusome abahageze Nehemiya ibice 8. Abahageze niba mwahageze reka turebe abahageze ni bande? Are you there? Okay. Reka noneho dusome niba twahageze. Nehemiya ibice bingahe? Ibice 8. Ndasoma. Maze abantu bose bateranira icyarimwe ku karubanda ku irembo ry'amazi. Babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose ayo Uwiteka yategetse Abisirayeli. Nuko ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7 Ezira umutambyi azana amategeko imbere y'iteraniro ry'abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse. Ayo mategeko ayasomera ku karubanda ku irembo ry'amazi. Ahera mu gitondo kare ageza ku manywa y'ihangu. Abagabo n'abagore n'abandi bantu bajijutse bari baraho. Bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. Nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo. Iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya. Ibumoso hagarara Pedaya na Mishayeli na Milikiya na Hashumu na Hashibadana na Hezekariya na Meshulamu. Nuko Ezira aramburira igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye. Maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Abantu bose barikiriza bati amen, amen. Batega amaboko maze bubika imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Kandi Yoshua na Bani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shebetayi na Hodiya na Maseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Peraya n'Abalewi basobanurira abantu amategeko abantu bahagazaho. Basoma mu gitabo amategeko y'Imana gusoma kumvikana. Basoma mu mategeko y'Imana gusoma kumvikana. Barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Nehemiya ari we umutiro ashata na Ezra umutambyi n'umwanditsi n'Abalewi bigishaga abantu. Babwira abantu bose bati uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu. Nimubabare kandi nimurire kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Maze arababwira ati nimugende murya inyama z'ibinure munywe ibiryohereye mwoherereza amafunguro abadafite icyo bahishiwe kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu. Kandi nimugire agahinda kuko kwishimana Uwiteka arizo ntege zanyu. Nuko Abalewi bahoza abantu bose bati nimuceceke kuko uyu munsi ari uwera kandi nimugire agahinda. Maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi kuko bamenye amagambo babwirijwe. Ku munsi wa 2 haterana abatwari b'amazu y'abasekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'Abalewi bateranira kuri Ezira umwanditsi bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Babona ibyanditswe mu mategeko uko Uwiteka yabitegekesheje Mose kuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu birori byo mu kwezi kwa 7 kandi yuko bararika bakamamaza mu mudugudu yabo yose y'i Yerusalemu bati nimusohoke mujye ku musozi
muzane amashami y'imyelayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikamye, muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka bazana amashami bicira ingando, umuntu wese ayica hejuru y'inzu ye no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana, no ku karubanda ku irembo ry'amazi, no ku karubanda handi ku irembo rya Efurayimu. Iteraniro ryose ry'abari bagarutse kuva mu bunyage baca ingando baziraramo. Ariko uhereye ku gihe cya Yosuwa mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi, ntabwo Abisirayeli bagenzaga batyo. Ubwo habaho umunezero mwinshi cyane. Kandi Ezira yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma, agasoma igitabo cy'amategeko y'Imana uko bukeye. Bagira ibirori by'iminsi 7, ku wa munani habaho guterana kwera nk'uko itegeko ryari riri. Mwakira ijambo ry'Imana. In my office, on the wall, there's a framed picture. Mu biro byanjye ku rukuta hariho ifoto iri muri kadre. And the picture's of a really dark and dingy old room. Ni ishusho y'icyumba kijimye kitagira umucyo namba. The room is in the backside of an old castle in Germany. Iyo urebye ako kumba kari mu nzu ishaje y'ingoro y'ubwami mu Budage. And if you saw the picture, you would think that it doesn't look that nice. Urebye iyo foto ntabwo wabona ari foto ishamaje. There's a very small desk with a wooden chair. Harimo akameza n'agatebe k'imbaho. And the room is showing its age. It's over 1,000 years old. Ndetse urebye urabona ko icyo cyumba kirashaje, kimaze imyaka irenga igihumbi. But it was in this small room in this castle in the year 1521 that God changed the world forever. Ni muri iki cyumba mu mwaka w'1521 niho Imana yahinduye isi burundu. See, for about 1,000 years, the only available translation of the Bible was the Latin Vulgate. Kubera ko nko mu myaka igihumbi yose Bibiliya yari ihari yonyine yari yanditswe mu Kilatini cyashaje. The problem was that very few people could read or speak Latin. Icyari kigoranye nuko abantu benshi ni bakeya gusa bari bashoboye gusoma icyo Kilatini. And so most people had never read the Bible for themselves. Even most priests had never read the Abantu Bible. benshi ndetse yewe n'abo batambyi benshi ntabwo bari barakabashije kwisomera Bibiliya ubwabo. But in this room, in this castle, Martin Luther was living in hiding. Ariko muri icyo cyumba nimwo Martin Luther yihishe. He had been condemned by the Pope, and so he was hiding in this castle. Kuko yari yaraciriwe iteka na papa, yihishe muri cya cyumba. And there he translated the Greek New Testament into the language of German. Aho ngaho niho yafashe isezerano rishya ya Bibiliya arisomura mu Kidage. And in God's providence, there was a brand new invention, the Gutenberg press. Noneho ku bw'Imana hari hageze igihe cyo gufata ibyo bintu bigashyirwa ku mpapuro. And so they printed the German New Testament and started to distribute it around Germany. Nuko rero bafata ya Bibiliya batangira kuyisakaza mu Budage hose. And it not only changed the nation of Germany, but it changed the whole world. Ntabwo ari Ubudage gusa bwahindutse, ahubwo yahinduye isi yose. As the scriptures went out, the Reformation spread. Uko ibyanditswe byera byagendaga bikwirakwira niko ubugorozi bwagiye bugera hose. And inspired by it, there were new translations into almost every language in Europe. Noneho bituma habaho gusemura Bibiliya mu ndimi nyinshi zitandukanye. Now, at this time in England, there was the death penalty waiting for anyone who even possessed the Bible in English. Kandi wibuke ko icyo gihe uwabonwaga Bibiliya gusa kuyigira gusa nugukatirwa urupfu kunyongo. And so at this point, they had not translated the Bible into English. Icyo gihe rero Bibiliya ntabwo yari yagasemurwa mu Cyongereza, agira ngo abantu bareke gusohoka no kwinjira. And so in 1525, William Tyndale traveled to Germany. Mu 1925 rero Tyndale ajya mu Budage. And there he found the freedom to translate the New Testament from Maze Greek into abona English. umutekano wo gusemura Bibiliya ayishyira mu Cyongereza. It was printed there in Germany, and they smuggled it back across the channel into Ubwo England. rero icyo gihe yayisemuriraga mu Budage bakayicora bakayigeza no mu Bwongereza. And so English readers were able to read the scriptures for themselves for the first time. Nuko abo mu Bwongereza babasha kubona Bibiliya
ku nshuro yabo ya mbere. Eventually, Tyndale was caught and condemned as a heretic. Nuko nyuma Tyndale aza gufatwa ndetse arakatirwa, He was strangled and then burned at the stake. aranyongwa ndetse aratwikwa. And so if the Bible is available to you, Niba Bibiliya rero wowe ufite ubushobozi bwo kuyigira, if you can read it in your own language, niba ushobora ndetse no kuyigira mu rurimi rwawe bwite, you are indebted to men like Luther and burya Tyndale, ufitiye ideni abagabo nka Martin Luther ndetse na Tyndale bayihowe, bayibabarijwe, men who risked their lives, who shed their blood to get the Bible into the hands of all abagabo people. bitanze bakibabaza kugira ngo Bibiliya igere mu biganza by'abantu. At the heart of the Reformation was the belief that the Bible belonged to all people. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga abagorozi cyangwa se abaprotesta, ni ukwizera ko ijambo ry'Imana rikwiriye kugirwa na buri wese. And as we'll see, this idea is core to the scriptures themselves. Kandi ahangaha naho urabona ko birerekana ko tugomba kureba mu byanditswe byera gusa. And so at other times and in other places, the scriptures were not available to the church. Urumva ko muri ibyo bihe ntabwo Bibiliya itoro ryari rifite Bibiliya. Either the word was not translated in their language or the physical copies were not available. Bitewe nuko ritari ryakagera mu ndimi zabo cyangwa se nta n'ibitabo bya Bibiliya bafite. So we need to recognize the special gift that it is to have the word in our language. Ni ngombwa ko tumenya ko ari impano dufite kugira Bibiliya mu rurimi rwacu. And so now in the 21st century, that New Testament has been translated into 1,500 languages. Muri iki kinyejana tubona ko Bibiliya imaze gusemurwa mu ndimi zirenga 1,500. But what's the most tragic is when those who do have the scriptures keep them closed. Ikibabaje ni ugusanga abafite Bibiliya bareka zigakomeza zigafungwa ntibazifungure. And so in previous generations, the scriptures were not known because they were not available. Mu byo binyejana ntabwo Bibiliya yari izwi kuko ntayo bari bafite. But in our generation, they are not known because they are not opened. Ariko twebwe muri iki gihe cyacu abantu benshi ntibazi Bibiliya kuko n'abazifite ntibazifungura ngo bazisome. And where the Bible is lost and forgotten, so too is the gospel of salvation. Kandi iyo Bibiliya idasomwe idahari n'ubutumwa bwiza nabwo buratakara. Where the Bible is not opened and preached and obeyed, the church shrivels and dies. Iyo Bibiliya idafunguwe ngo yigishwe, itorero riragwingira rigapfa. But the way to renewal is always through the word of God. Inzira iganisha ku bubyutse buri gihe cyose inyurira mu ijambo ry'Imana. God renews his people through his word and by his spirit. Imana izana ububyutse mu bantu bayo ikoresheje ijambo ryayo n'umwuka wayo. And as you study church history, you see that the way to renewal is always through the word of God. Ububyutse buri gihe cyose bunyurira mu ijambo ry'Imana. And this is what we see in the book of Nehemiah. Ibyo nibyo rero twasomye hano mu gitabo cya Nehemiya. In the book of Nehemiah, Nehemiah is organizing the people and he rebuilds the walls of Jerusalem. Urabona ko guhera mu gice cya mbere kugeza ku gice cya karindwi Nehemiya ari gushyira abantu ku murongo kugira ngo babashe kongera kubaka inkike. They complete the wall in chapter 6. Ku gice cya gatandatu barangije kubaka. But the book doesn't end there. Ariko igitabo ntabwo kirangirira aho ngaho. Because bigger than their security problem is a spiritual problem. Kubera ko ikibazo bari bafite kirenze cy'umutekano cyari ikibazo cyo mu buryo bw'umwuka. There is a problem that a wall cannot fix. Hari ibibazo inkike n'ibipangu bidashobora gukemura. Nehemiah knows that for renewal to come, they must recover the word of God. Nehemiya yarazi ko kugira ngo bubyutse bugaruke nuko bagaruka ku ijambo ry'Imana. And that's what we read about here in chapter 8. Ibyo rero nibyo twasomye mu gice cya 8. And so the first point is this, that the Bible must be read. Ubwo rero mu bintu bitatu nshaka kugira ngo mutahane, icya mbere nuko Bibiliya igomba gusomwa. Bibiliya igomba gusomwa. And we see this in verses 1 to 6. Ibi ngibi rero nabisanze ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. And so it's the first day of the 7th month. Hari ku munsi wa mbere mu kwezi kwa karindwi. It's the Feast of Trumpets. Uwo wari umunsi w'ibirori. It's a day of celebration. Umunsi wo kunezererwa. And the focus here is the gathering of all the people. Kandi urebe ko wari umunsi abantu bose bahurira hamwe. We have 13 references to the people or all the people. Ahangaha urahasanga bavuga ngo abantu bari bateranya abantu ubwoko bw'Imana b'Isirayeli. And the nation is assembled.
kandi igihugu ubwoko ni ishusho. Twice we're told that it's the men and the women and all who could understand. Noneho tukavuga ngo abantu bari bateranye ngo ni abagabo n'abagore n'abandi bantu bose bajijutse. So it's not just for academics or the elite, but it's for all people. Ntabwo ari abayize gusa, ntabwo ari abasomye ibitabo byinshi gusa, ahubwo ni abantu bose, abagabo n'abagore n'abandi bantu bose bajijutse. It's an assembly, a gathering of God's people. Ni amateraniro y'abantu bose b'Imana. And the church is built off this picture of God's people assembled. Kandi itorero burya ishushanya abo bantu bose bahuriye hamwe. The church is an assembly of God's people. Itorero ni iteraniro, ni ikoraniro ry'abantu b'Imana. Now see in verse 1 it says, they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses. Reba ku murongo wa mbere kuri baravuga ngo babwira Ezra umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose. Who is they? Who is calling for Ni the bande book? atura ngo babwira, ni bande, ni bande. It's all the people. Ni abantu bose nibo bamubwiye. The people come and they want to hear God's word. Aba bantu bari baje bifuza kumva ijambo ry'Imana. So here's what happens. They have a platform. Urabona ko nkuko twabisomye bafite mimbara nk'hano. And Ezra's on the platform so everyone can see him. Kandi twasomye ngo yari hejuru yabo, nuvuga ngo ameze nk'uhagaze ahangaha duhagaze kugira ngo bose bamubone. And there's probably some kind of pulpit. Kandi urabona bafite n'agatuti. It says because Ezra opened the book in the sight of all the people. Yaravuze ngo afungura ibyanditswe byera imbere y'abantu bose. And so it's really important that everyone can see Ezra and the Bible. Icyo uri kureba neza nuko abantu bose ahagaze aho bamureba ndetse bakareba n'ijambo ry'Imana, bakareba Bibiliya. And they see that he is reading from the book. Kandi bakareba ko ibyo avuga abisoma abivana mu ijambo ry'Imana. Because that's where the authority is. That's where the power is. Kubera ko aho niho imbaraga ziri, niho ubushobozi buri. See, before the Protestant Reformation, you know what the most important piece of furniture was in the church? Mbere yuko habaho ububyutse cyangwa se kugira abaprotesta, umuzi ngo ni iki cyari gifite agaciro mu rusengero? It was the table. N'ameza. The communion table was the front and center. Ya meza y'igaburo ryera yabaga imbere. People were behind a divide. Abantu babaga inyuma y'urusika. And the priest stands between the people and the table. Umupadiri yagombaga guhagarara hagati y'abantu n'ameza y'igaburo. Saying, in order to get to God, you have to come through me. Icyo byabaga bishushanya nuko kugira ngo abantu bagere ku Mana bagomba kunyura ku mupadiri. But as people rediscovered the Bible and read for themselves, ariko mu gihe abantu basomye Bibiliya bisomera ubwabo, with the Reformation came a change in furniture. byatumye babaho no guhindura ibiba mu rusengero. The table was moved to the side. Ameza bayajyana ku ruhande. And the pulpit was moved to the front and center. Maze bazana agatuti bagashyira imbere. And on the pulpit is placed a Bible. Maze aho ngaho bagishyiraho Bibiliya. And behind the Bible is the preacher. Inyuma ya Bibiliya habona kuza umupadiri umwigisha. And this is what we see with Ezra. Ibi nibyo Ezra arimo kuvuga. He opens the book in the sight of all the people. Ezra afungurira Bibiliya imbere y'abantu bose. And so in biblical churches around the world, no matter the culture, you'll find this. Mu matorero yose ashingiye kuri Bibiliya ku isi yose, umuco baba bafite uko waba umeze kose uzahasanga icyo kintu. The language may be different, the culture, the dress, the music. Ururimi, indimi zishobora gutandukana, umuziki ushobora gutandukana, indimi zishobora gutandukana n'imico. But you will find a platform. Ariko uzasanga hari akantu k'agatuti. On the platform is a preacher. Kandi uzasanga hariho umubwiriza. And before the preacher and the people is an open Imbere Bible. y'umubwiriza hagomba hari Bibiliya kandi ifunguye. And in this we communicate where the authority is. Kubera ko ibi ni ukuvuga ngo ububasha bwose bushingiye muri iki gitabo. This is God's house and this is God's Ni people. ukuvuga ngo iyi ni inzu y'Imana, aba ni abantu b'Imana. And so God's word sets the agenda for what we will do here. Ijambo ry'Imana niryo rigena uko twitwara n'ibyo dukora. God's house we read God's word. Kuko mu nzu y'Imana dusoma ijambo ry'Imana. And that's what Ezra does. He reads from morning to noon. Ezra akoze arasoma ngo guhera mu gitondo ngo kugera saa sita. So what did the people do? Abantu se bo bakora iki? It says when he opened the book, the people all stood.
twasomye ngo mu gihe yasomaga abantu bose barahaguruka. This is a sign of their reverence for the word, and they are accepting God's authority. Ibi byari ukuvuga ngo turemera ko ijambo ry'Imana ari ryo rifite ububasha ridutegeka. They don't stand for the reading of the news or the weather Ntabwo forecast. bahagaze kuko barimo kumva amakuru cyangwa kureba agapira. They stand because they want to hear from God. Bahagaze kuko bashaka kumva ibyo They are Imana accepting ibabwira. God's authority. Bumva bashaka ubuyobozi kuyoborwa n'Imana. And it says in verse 3 that the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ku murongo wa gatatu haravuga ngo bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. The scriptures have much to say to preachers and shepherds in the church. Ijambo ry'Imana rifite byinshi rigomba gukora ku gukebura abashumba, abakuru b'itorero, abasaza b'itorero n'abadiyakoni. It speaks of their responsibility to teach the Bible faithfully to their people. Ivuga ku nshingano bafite zo kubwiriza Bibiliya neza abantu. They must listen attentively to submit themselves to God's Bagomba kuryumva neza ndetse bakaryumvira. and they must apply it to their lives and to their situation. Kandi bagomba kurikoresha bakarishyira mu bikorwa. And so, look at the way they respond. Reba uko babyitwayemo. When he finished reading, they all said amen and they worshiped the Lord. Arangije gusoma bose bati amen amen, batega amaboko maze babika imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. This is the right response to the word. Uku niko bakiriye ijambo ry'Imana. The word leads to worship. Ijambo ry'Imana turibwiza kugira ngo rituyoborere ku kuramya Imana. And so, friends, the first step to renewal is a community of believers returning to the word of God. Inshuti yanjye ububyutse, intambwe ya mbere yo kubyubyutse ni ukubona abantu b'Imana bashaka kuramya Imana. So I ask, how do you come together? Ndagira ngo mbabaze, muje kureba iki? Are you attentive to the word of God? Ese koko muteze amatwi, murifuza kumva ijambo ry'Imana? To make sure the church is a community of the word. Kugira ngo itorero ribe umuryango w'abantu bubakiye ku ijambo ry'Imana. And where the Bible is read, there comes revival. Kandi aho Bibiliya iri isomerwa niho haza ububyutse nyabubyutse. And second, the Bible must be understood. Icya kabiri, Bibiliya igomba kumvikana neza. And that's what we see from verse 7 to verse 12. Ibyo ngibyo biri ku murongo wa karindwi kugeza ku murongo wa 12. In verse 7, we start off with these 13 different names. Ku murongo wa karindwi tuhasomya amazina 13. And these men are Levites who are there to assist with the teaching. Aba bantu twasomye bose ni Abalewi bari aho ngaho kugira ngo bafashe gusobanura. And so after the reading, these men would help to explain so the people would understand. Nyuma yo gusoma, inshingano y'aba Balewi yari yo kugira ngo basobanurire abantu kugira ngo babashe gusobanukirwa. They're among the people answering questions and helping clarify. Bari mu bantu basubiza ibibazo bagerageza gusobanura. Look at verse 8. It says, they read from the book, from the law of God clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. Reba ku murongo wa 8 aravuga ngo basoma mu gitabo amategeko y'Imana, gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomaga. See, this generation in Jerusalem, they grew up in a foreign land. Wibuke ko aba bantu bari barakuriye mu gihugu kitari cy'amahanga. Many of them did not know Hebrew. Abenshi muri bo nta nubwo bari bazi Igiheburayo. And the context of the scriptures was different from theirs. Ndetse n'igihe cyandikwaga context yari itandukanye n'iyabo. So they needed Ezra and others to explain it to them so they would understand. Niyo mpamvu bari bakeneye Ezra ndetse n'abandi kugira ngo babasobanurire kugira ngo babashe kumva. And what happened as they did that? They understood. Kandi ese barumvise? Yego barumvise. And because they understood, they started weeping. Kubera ko bumvishe ngo batangira kurira. Why? Kubera iki? Because they were convicted as they heard the word of God and realized that they had not been obeying it. Kubera ko byabakoze ku mutima, baryumvishe bisanga ko bataryubahirizaga. This is a good thing. Iki ni ikintu cyiza. The scariest thing is that when you hear the word of God, you realize your sin and then you feel nothing. Burya ikintu kibabaje ni ukubona umuntu akumva ijambo ry'Imana rikamwemeza ibyaha bye ariko ntagire icyo abikoraho. In order to receive the
the good news, we must first receive the bad news of our sin. kugira ngo twakire ubutumwa bwiza ni uko tugomba kubanza kwakira inkuru mbi y'ibyaha byacu. And so is your heart moved by the preaching of the word? Ese umutima wawe Does the gospel ujohokera ijambo ry'Imana? excite you? Ese ubutumwa bwiza burakunezeza? Does the word convict and comfort and encourage? Ese ijambo ry'Imana riraguhindura rikagutegura? Or have you become cold in your heart, callous to the word? Cyangwa ufite umutima umeze nk'ibuye udahinduka? So look at verse 12. Reba ku murongo wa 12. It says the people went their way to make great rejoicing because they had understood the words that were declared to them. Nuko ngo maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi kuko bamenye amagambo babwirijwe. And so this is key. The Bible needs to be read, but then it also needs to be explained so people understand. Bibiliya igomba gusomwa ariko ni ngombwa ko isobanurwa kugira ngo ibashe kumvikana neza. So the task of every preacher is the same as Ezra here. Umurimo rero wa buri mubwiriza ni kimwe n'uyu wa Ezra. Read and explain. Read and explain. No gusoma no gusobanura. Gusoma no gusobanura. The sermon needs to be a window into the original. No kuvuga ngo ikibwirizo kigomba kuba idirisha ryinjiza abantu kuki ijambo ry'Imana ryari rigambiriye. A preacher is not a brilliant, an interesting person that you should come to hear. Umubwiriza ntabwo agomba kuba ari umuntu w'umunyamashengo ufite utuntu twinshi two kuvuga ngo abantu baze ari two bashaka kumva. In fact, be careful of any preacher who makes it all about themselves, so they is the star of the show. Mujye mwirinda ababwiriza baza bakavuga ibintu byabo ibintu byinshi bisetsa abantu ariko bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. The true faithful preacher points to the word of God. Umubwiriza nyamubwiriza igihe cyose agarura ku ijambo ry'Imana. A preacher is like a tour guide showing you the word, explaining to you the word. Umubwiriza ameze nk'umuntu uyobora abakerarugendo abereka ibyo baje kureba abagarura ku ijambo ry'Imana. A number of years ago, I went on a trip to Egypt where we were training and teaching pastors. So hashize imyaka myinshi nagiye muri Egypte twagiye guhugura abapasiteri. And there was a day off at the end of our trip. Noneho twari dufite umunsi umwe w'ikiruhuko. And so they hired for us a tour guide who could drive us around Cairo and show us the sights. Badushakira umuntu wo kuyobora abaturiste cyangwa se abakerarugendo kugira ngo atwereke umujyi wa Cairo. And he was a nice man, but we were not there to see him. Yari umugabo mwiza ariko ntabwo ariwe twe twagiye kureba. You know, he wasn't worth the trip. Ntabwo twari kwishura indege ngo tujye kumureba. But the guide knew what his job was. Ariko yari azi umurimo we uwo ari wo. And so he took us to the pyramids and the museums. Tuzanye kuri za midara zitwereka tujyana kuri mize. He showed us where to look. He translated the signs. Atwereka ibyo dukwiriye kubona ibimenyetso akabidusobanurira icyo bisobanura. He explained the significance and the history. Adusobanurira amateka yabo. All these things that if we had just done it ourselves, we would have missed out on. Ibi byo tuvuga ngo nitwe turi kugenda gusa ntawe urimo kutuyobora hari byinshi tutari gusobanukirwa. He enhanced the experience because he knew that he wasn't the star. No kuvuga ngo we icyo yakoze ntabwo yatubwiye ibye ahubwo yatwerekaga ibyo dukwiriye His job was to show us the things. Umurimo we wari uwo kutwereka ibihari. The preacher is the tour guide of the scriptures. Umubwiriza butumwa rero ni uwo kuyobora ni umuyobozi w'abakerarugendo ni uwo kwerekana icyo ijambo ry'Imana rivuga. I don't want you to experience me, but the word. Ntabwo nshaka ngo bari nje mumenya ahubwo ndifuza kugira ngo mumenye ijambo ry'Imana. And so a faithful biblical preacher is committed to explaining the text so that everyone can understand. Nango umubwiriza butumwa nyawe ushingiye ku ijambo ry'Imana aba yariyekuriye gusobanura ibyanditswe kugira ngo abantu babyumve neza. The goal is to draw out what is there. Intego ni ugufata ibyanditswe akabiha abantu. Not to put in what I want to be there. Ntabwo ari ugufata ibye ngo abari ibyo ashyiramo kugira ngo abari ibyo abwira abantu. And the warning is this, that at the root of every false teaching, every false doctrine, umva ushaka kumenya umwigisha b'inyoma uwo ari we wese icyo bahuriraho cya mbere is a preacher who puts in what doesn't belong there. ni ukufata ibintu akavuga ibye akabyinjiza mu ijambo ry'Imana kandi atari ijambo ry'Imana ribivuze.
David Larson is a historian who wrote a history of preaching in the church. umwe mu bagabo banditse ku mateka yo kubwiriza mu rusengero. And after all his study, he concluded this. Ndetse yakoze ubushakashatsi bwinshi maze afata umwanzuro aravuga ngo When preaching has been strong in the Christian church, the church has been strong. mu gihe ibibwirizo byari ibibwirizo bifatika itorero ryagiye rikomera. And when preaching has been weak, the church has been weak. mu gihe ibibwirizo kubwiriza byagiye bigira intege nke itorero ryagize He says intege nke. preaching is by no means the only factor, but it is such an obvious and critical factor. aravuga ngo ikibwirizo ntabwo ari cyo cyonyine gisubiza itorero inyuma cyangwa se imbere ariko nicyo cy'ingenzi. And friends, I believe that with my whole heart. ndagira ngo ibyo ndabyizera This n'umutima is why in wanjye wose. Canada I want to help train preachers and see more faithful preachers. niyo mpamvu muri Canada numva nshaka guhugura abapasite kugira ngo babwirize nyakubwiriza. And I'm excited by the idea of training preachers here in Rwanda as well. ndetse nanejejwe nuko n'umushumba wanyambwira ku byo guhugura abapasiteri kugira ngo babwirize ijambo ry'Imana. Faithful men who are equipped to preach the Bible to God's people. kugira ngo tugire abagabo nyabagabo biyeguriye kubwiriza Bibiliya yonyine. Let's pray that we see more and more of that. turakomeza gusenga kugira ngo Imana ihagurutse bene abo bagabo benshi. Amen. Amen. Yeah. Satan will tempt you to believe that obeying God will rob you of your joy. satani akubesha ko kumvira Imana bikubuza umunezero. This is exactly wrong. ibyo ni ukubesha sibyo. Sin offers us false joys. ibyaha biduha umunezero wa pirate. Temptation makes promises it cannot keep. ibishuko biduha amasezerano bidashobora gusohoza. But they are counterfeit joys. ariko iminezero bizana ni ya They pirate always break the promise. kubera ko ntabwo bigera ku ntego byagusezeranye. But walking with God, walking in faith, ariko kugendana n'Imana kugenda mu kwizera life with Jesus, this is free from the slavery of our sin. kubaho ubuzima uri kumwe na Yesu bitubohora mu bubata bw'icyaha. This is the life that we were made for. ubu nibwo buzima twaremewe. This is the good life. This is where ubu the nibwo joy is. buzima bwiza nibwo buzima bufite umunezero guhesha Imana icyubahiro. And so, friends, we can't just read and explain. The word must be obeyed. nshuti zanjye ntabwo tugomba gusoma ijambo ry'Imana gusa ngo turisobanurire gusa rigomba kumvirwa. And so the work of the preacher is to read and explain and apply. ijambo umurimo w'umubwiriza ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukurisobanura, ni ukugufasha kumenya uburyo warishyira mu bikorwa. And the work of the hearer is to listen, to believe, and to obey. umurimo w'uwumva ubwirizwa ni ukumva, ni ugutega amatwi, ni ugushyira mu bikorwa, ni ukumvira ijambo And ry'Imana. so for a church to be renewed by the word of God, it must read the word, it must understand the word, and it must obey the word. kugira ngo itorero rigire ububyutse nyabubyutse rigomba gusoma ijambo ry'Imana, rigomba kumva neza ijambo ry'Imana, ariko rigomba no kumvira ijambo ry'Imana. Without obedience, the church may get a bigger and bigger head filled with knowledge, iyo nta kumvira ijambo ry'Imana ugira abantu biyita abakristo buzuye ubumenyi gusa mu mitwe, but the body is shrunken and sickly. ariko ari indembe. Knowing the Bible is pointless without obeying the Bible. kumenya Bibiliya mu mutwe utayubaha ntacyo bimaze, ni ubusa. At home, we have 4 kids. mu rugo mfite abana 4. And so sometimes it feels like I have a part-time job, just turning off lights and putting away toys and cleaning urumva up. ko rimwe na rimwe hari igihe wagira ngo mfite akazi ko kubabwira zimya itara, umva ibi bintu wabishyize he, umva fana ibi bintu hano. And so I regularly find myself saying to my kids, akenshi na kenshi ugasanga ndimo ndabwira abana banjye, you know, child, put away your toy. It doesn't belong here. nkamubwira ntabwo uzi ko ibi bipupe bitagomba kuba hano. And sometimes they say something like, yes, daddy. rimwe na rimwe ukumva aravuze ngo nibyo papa. But other times they might say something like, yeah, I know. cyangwa rimwe na rimwe ukumva aravuze ngo nibyo, ngo ndabizi. Do they really know? none se ababizi? They claim to know, but they don't do. none se umuntu uvuga ngo azi ko ibipupe ibintu bitagombye kwandagara ariko agakomeza akabyandarika, ubwo aba azi ko bitagomba kwandagara. So many of us are like those kids. abenshi bicaye hano tumeze nk'abo bana. We know the scriptures and we know what God is calling us to turavuga ngo do. tuzi ibyanditswe, tuzi ibyo Imana idusaba,
But God does not just call us to knowledge, but to act on that knowledge. ariko imana ntabwo iduhamagarira kumenya, iduhamagarira guhindurwa no kumvira ijambo ry'imana tukarikira There is a world of difference between knowing where the toys go and actually putting them away. kumenya ko ibintu bitagomba kwandagara ni kimwe, ariko kubishyiraho bikwiriye ni ikindi. And there is a world of difference between knowing that God is trustworthy and actually trusting him. kumenya ko imana ariyo kwiringirwa bitandukanye no kuyiringira muri cya gihe ko kukwiriye kuyiringira. There's a world of difference between knowing my behavior is sinful and actually repenting of it. kumenya ko ibyo urimo ari amakosa ni kimwe, ariko kwihana ukava muri ayo mafuti ni ikindi. And there's a world of difference between knowing that God is loving and actually living as though I am loved. kumenya ko imana idukunda kandi ikunda abantu ni kimwe, ariko kubaho mu rukundo ni ikindi. It's as James tells us, to be doers of the word and not hearers maze only. yakobo aravuga ngo tujye tuba abashyira ijambo ry'imana mu bikorwa aho kuba baryumva gusa. He says to not be like the person that looks in the mirror and then forgets what they look like. aravuga ngo twe kuba nka ba bandi bireba mu ndorerwamo bakibagirwa uko bari basa. But to not just be a hearer, but a doer who acts. ngo tureke kuba bumva amagambo y'imana gusa, And then ahubwo tuba bashyira mu he bikorwa. says that the doer, he will be blessed in his doing. maze yakobo aravuga ngo ushyira ijambo ry'imana mu bikorwa azariboneramo umugisha. We are promised God opposes the proud. He gives grace to the humble. kubera ko ijambo ry'imana ngo icisha bugufi abishyira hejuru, igaha umugisha abicisha And bugufi. here we're told that God always blesses obedience to his word. uzi neza yuko imana iha umugisha abumvira ijambo ryayo. And so, what kind of church will you be? ese murifuza kuba itorero rimeze rite? In some churches, the Bible is not read. hari amatorero aho bibiri idasomwa, It results in ignorance and darkness. ugasanga abantu bari mu mwijima, bari mu The bujiji, people are starving to death. abantu baba ari indembe bigiye kwicwa na bwaki. I have sat in church services at home in Canada ndetse no muri Canada hari amatorero nk'ayo where the Bible is not opened. aho bibiliya itanafungurwa. I came to church and I brought my Bible. ukaza wowe wazanye bibiliya yawe I was hungry for it to be opened, ukeneye ko ubona na pasiteri ayifungura, and instead I was not given it. wahagera ugataha atayifunguye. The Bible may be referenced in passing, agashobora agahagarara akapfa kwivugira cyangwa se afite agatelefoni akavuga imirongo rimwe na rimwe, but the preacher just talks about himself and tells stories. yarangiza akavuga inkuru gusa. This is wrong, friends. This is dangerous. ibyo ni bibi, ibyo ni akaga. A church where the Bible is not opened and read is a church where people are starving to death. itorero aho bibiliya idafungurwa abantu aba ari indembe zigiye gupfa. It will grow increasingly unhealthy and confused until it dies. rizakomeza kugenda rigwingira kugeza igihe ripfiriye. We see this in Canada where there are many churches where the Bible is not preached and it's not believed. tubona amatorero menshi aho bibiliya itakibwirizwa, itakizerwa. These churches will all close their doors in my lifetime. ndabizi ko ntarapfa izo nsengero zose zizaba zarafunze. They are already dying because there's no Kuko word. zigiye gupfa kuko ikibesha itorero ni ijambo The ry'imana. people in churches like that, they need to either start calling for the book, abantu bari muri izo nsengero bakeneye ibintu bibiri. cya mbere ni ukubwira abashumba ngo dukeneye ijambo ry'imana, mudufungurire ijambo ry'imana, or they need to start planning the church's funeral. cyangwa se bagatangira gutegura guhamba gushyingura ayo matorero yabo. In other churches, the word is read but not rightly explained or understood. hari izindi nsengero aho bibiri irafungurwa nibyo, ariko igasobanurwa uko bitakwiriye. The people are deceived by the preachers. abantu ugasanga ni nk'aho babeshwa n'ababwirizabutumwa babo. They're confused because the Bible is read, but then they're told it doesn't mean what it says. kubera ko basomerwa bibiliya ariko ibyo babwirwa ntibifitanye isano n'imirongo basomerwa, Or other things are added to the word. cyangwa se ababwirizabutumwa bagafata ibindi bintu byabo akaba ari byo babwira abantu. So although the word is read, the people are being led astray. nubwo ijambo ry'imana ririmo risomwa, ariko abantu barimo barayobywa. And the result is deception. noneho ugasanga abantu barashukitse, People think they're following God, abantu bakakeka ko bakurikira imana, but they have confused the truth with things that have been added to the scriptures. ariko bakitiranya ukuri ko ijambo ry'imana n'ibyo babwiwe byagiye byongerwa mu And ijambo so they ry'imana. no longer trust in the plain reading of the text. noneho ntibabe bakinejejwe no gusomerwa ijambo ry'imana nk'uko riri. And in other churches, the word is read and explained, but not obeyed.
ariko hari andi matorero ijambo ry'Imana risomwa rigasobanurwa neza ariko abantu ntibaryumvire. The brain is full of knowledge. Ugasanga abantu baraho uzuye mirongo mu mutwe. There may be theology degrees and lots of information. Bamwe kumva ngo mfite na degree, njye mfite na degree nize Bibiliya nize theology ariko ntacyo yamuhinduyeho mu mibereho ye. But the heart of worship is shriveled, the hands of service are shriveled up. Ugasanga nta mutima wo kuramya no guca bugufi ndetse nta no gukorera Imana. The Bible is read, sermons are preached, Bibiliya igasomwa, ibibwirizo bikabwirizwa, verses are memorized, doctrines are explained, imirongo bagafata mu mutwe ntiwareba, doctrine bagasobanurirwa. and we may say that everything is theologically sound. Mbese uhageze ugasanga ibyo bavuga byo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. But the text is only known in theory and not in Ariko practice. ugasanga abo bantu ibyo bazi ni mu mitwe gusa ariko ntibashyira mu bikorwa ijambo And the ry'Imana. result is hypocrisy. Ubwo buriya icyo bibyara ni ukugira abantu b'indyarya gusa bari aho ngaho. The people know the truth, but they don't live it out. Ba bandi bazi ukuri ariko batakubamo, batagushyira mu bikorwa. Instead, let us be churches where the Bible is read, explained, and obeyed. Mureke tube itorero aho Bibiliya isomwa igasobanurwa kandi namwe mukayumvira mukayishyira mu bikorwa. Let's be a people who are always calling for the book. Reka tube abantu bahamagara oya turashaka ijambo ry'Imana ryonyine gusa. Never satisfied until the word is read, understood, and obeyed. Bati ntabwo tuzanyurwa ijambo ry'Imana ritarasomwa ngo risobanurwe ngo ryumvirwe. A people hungry to be transformed by the truth. Abantu bafite inzara n'inyota yo guhindurwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Let's be a people that truly believe that renewal comes from the Word of God and the Spirit of God. Reka tube abantu bazi neza yuko ububyutse bunyurira mu ijambo ry'Imana no mu mwuka w'Imana. And let's be quick to submit. Reka twihutire guca bugufi. Submit our ideas, our habits to the Word. Duce bugufi ibitekerezo byacu, imyumvire yacu byose bicishwe bugufi n'ijambo ry'Imana. Every Sunday there's a feast before you, so come and eat, come and eat. Buri ku cyumweru tuba dufite ibirori hano by'ijambo ry'Imana, jyuza urye tukugaburire. And with open hearts, then let's go home full and satisfied. N'imitima imenetse tujye mu rugo tuhaze tunyuzwe. And so let's always be calling for the book. Reka buri gihe cyose duhamagare dusabe ko dusomerwa. Amen? Amen. Let's pray. Reka dusenge Imana. God, we thank you for the word that you have given us. Data turagushimye kubw'ijambo ry'Imana waduhaye. We are not like those people who lived in darkness without the scriptures. Ntabwo tumeze nk'aba bandi batari bafite ijambo ryawe. By your incredible grace, you have given this incredible gift. Kubw'ubuntu bwawe waduhaye impano idasanzwe. We thank you for the word of God in our own language. Turagushimye kubw'ijambo ry'Imana mu rurimi rwacu. And I pray for those who preach the word. Nasengera mwami ababwiriza ijambo ryawe. May they be found faithful. Reka babe barikiranukeho. May you give them discernment and wisdom. Reka ribahe ubushishozi n'ubwenge. Help them in their study. Bafashe mu gihe bafata umwanya wo kurisoma no kubyiga. Give them clear and true understanding. Bahe gusobanukirwa neza no kumva. May they preach faithfully, accurately. Reka barisobanure neza mu buryo bukwiriye. May you bless the preaching of God's word. Kumugisha kubwiriza ijambo ryawe. And I pray for the training and raising up and more preachers in this country. Ndakomeza gusabira umurimo wo guhugura abantu kugira ngo babwirize ijambo gusa. Men equipped to handle the word of God faithfully. Abagabo bategurirwe kubwiriza ijambo ry'Imana no kurigabura uko bikwiriye. And God, I pray for this church. Data ndasengera iri torero. That it will always be a people hungry for the word. Kugira ngo rizabe ryuzuyemo abantu bafite inzara n'inyota y'ijambo ryawe. God, grant them the discernment to know the truth from the lie. Data bahe kumva no gusobanukirwa ijambo ryawe. May they come with open hearts. Reka baze bafite imitima yiteguye kwakira. May they receive the word by the Spirit of God. Reka bakire ijambo ryawe kubw'umwuka wawe. May you equip them with all that they need to faithfully obey you and live for your name. Ubafashe mwami ibyo bakwiriye byose kugira ngo babashe kumvira ijambo ryawe no kurishyira mu bikorwa. And so that this church
kugira ngo iri torero mwami will rise up as a community of the word, rizahagarare ritere imbere nk'umuryango ushingiye ku a ijambo city ryawe. on the hill, a light in the darkness, Umurwa uri ku musozi, umucyo umurikira abari mu mwijima. in a world that is so confused, Muri iyi si yuzuyemo ibishuko yacanganyikiwe, that this church would stand together on the truth, reka iri torero rizakomeze guhagarara ku and kuri. because of that would see its community changed forever. Kandi kubera uko guhagarara ku kuri, reka rizagende rihindura May it be, aho God. May you rizagera do hose. Bikore mwami, bidukorere mwami, And all for your name and for your glory. kandi byose bibe kubw'izina ryawe no kubw'icyubahiro We cyawe. ask in Jesus' name. Turabisabye mu izina rya Yesu Amen. Kristo.